wakoze mu maraso wavuye. Mana turagushimiye kandi Mana turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza kandi ubereye neza umuntu wese n'ubugingo bw'ushaka n'umwete. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye uburyo ubana n'abantu ubuzima bwawe bwa buri munsi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uba waturinze ukaturagira, ukadukura mu gicucu cy'urupfu, ukaduha umunsi, ukaduha amanywa, ukaduha izuba, ukaduha imvura, ukaduha ubukonje, ukaduha urumuri. Aleluya! Mana turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Twibutse urukundo kuba wadukunze, warinze abantu mu kazi kagiye gatandukanye, warinze abamotari, warinze abanyonzi, warinze abacuruzi, warinze abari mu bakozi bari mu kazi kagiye gatandukanye, warinze imiryango ya hirya no hino, warinze igihugu, warinze abayobozi bacyo, warinze abaturarwanda, waturinze, warinze akarere kacu. Mana turagushimiye kuba ukiturinze, n'ishimwe rikomeye cyane. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya rero turi mu mwanya w'amashimwe, cyangwa se turi mu cyumweru cy'amashimwe. Haleluya! Turakwinginze kugira ngo ujye ubana natwe kuri uno muyoboro, uze ngo kuri wigaragaze, kandi dusengeye umuntu wese ujya wumva izi ndirimbo zigiye n'ukuri zimufasha kandi zigira ahantu zimukura, yongere yubakike mu buzima, bwiyongere mushyashya mu izina rya Yesu. Dusengeye abadukurikiye bose, bahereze umugisha mwami, bakomeze badukurikire, bafate ibitabo by'indirimbo, biyibutse izi ndirimbo. Mwami turavanga guhimbariza Mucunguzi, imbabazi wangiriye. Turagushimiye kuko twebwe twese watugiriye imbabazi. Asante sana Kristo, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wose tugiye ku imbere yawe, mu izina rya Yesu. Amen. 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 Haleluya, haleluya. Turabakiriye kuri Mark Justin Family TV cyangwa se kuri MC Justin Family TV. Turi mu cyumweru twebwe twahariye amashimwe kugira ngo muze dushimire Imana, muze tuganire n'Imana, kandi tuganire n'Imana mu buryo bw'indirimbo Dawidi yajyaga aririmba ngo imyuka mibi ikagenda. Natwe twifuje ko muri kino cyumweru tuzaba imbere y'Imana mu buryo bwo kuririmba, mu buryo bwo kuramya, mu buryo bwo guhimbaza Imana. Kandi nk'uko Zaburi 150 ivuga ngo mushimire Uwiteka ahera hayo, kandi mu gushimisha ibyuma bivuza amajwi matoya, ibinihira, mushimire iby'imbaraga yakoze. Natwe nicyo cyumweru turimo cyo gushimira Imana, tuvuga ngo wowe udukurikiye tuguhaye ikaze kuri Mark Justin Family TV kugira ngo ubane natwe. Dukomeje kubashimira uburyo muri kugenda mutwereka ko turi kumwe, mutwandikira muri comment hasi mu ndirimbo namwe mwakunze, mu ndirimbo zibafasha nazo mukomeze kugenda mutwandikira. Tuboneyeho kandi gushimira inshuti zacu ziri hakurya y'igihugu ku migabane igiye itandukanye, bagiye batwereka yuko turi kumwe. Dushimiye mwebwe bahano hafi mu Rwanda mukomeje kubana natwe. Dushimiye mwebwe mwese mudukurikiye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Rero dutangiranye indirimbo ivuga ngo amaraso y'umucunguzi niyo soko yoza abanduye, niyo yeza abanyabyaha de bakabonera rwose. Ariko refre iravuga ngo ndaguhimbariza Mucunguzi, imbabazi wangiriye, ukanyuza ibyaha nakoze mu maraso wavuye. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro, kuko Imana ari idukunda, yadukunze kera twebwe tutayimenya, turi hirya hariya, turi mu byambi twishakiye. Imana iradukunda, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana yacu rero turayishimiye kubw'urukundo yadukunze, turayishimiye kubw'imbabazi yatugiriye, turayishimiye kubwo umugisha igihe uko bwije nuko bukeye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndifuza ko umunsi wa none wakongera kwiga ku mirimo y'Imana, wakongera kwiga ku rukundo rw'Imana, wakongera kwiga imbabazi z'Imana, wakongera kwibuka iby'Imana yakoze. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Hari byinshi Imana iba yaragukoreye, hari aho iba yaragutambukije, hari aho iba yarabanye nawe, hari uburyo Imana iba yaragiye ikorana nawe. Imana rero ihabwe icyubahiro. Tugiye gukomeza turirimba undi muririmbyi wa 88 uvuga ngo ndumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga
nayo reka tuyiririmbe dufatikanye, mwebwe mudukurikiye mwese mukomeze muze mubane natwe. Ndumva Yesu anyemeza. Haleluya, haleluya. Ndumva Yesu anyemeza. Ndumva Yesu anyemeza. Haleluya, haleluya. Mana ishimwe kari umwami wacu. Ndumva Yesu anyemeza. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo ndumva Yesu anyemeza kumbuza imbaraga. Mujye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Imana ishimwe. Aravuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose. Aravuga ngo yambabariye ibyaha atuma nera de. Aravuga ngo niwe ufite imbaraga zihagije rwose. Aravuga ngo zo gutsinda ababembe zigakiza umutima. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko ku gitero cya gatatu aravuga ngo singira icyiza nkora, nibesherejweho n'ubuntu bwe gusa, nezwa n'amaraso de. Haleluya.
haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dukomeje kubakira mwebwe mwese mukomeje kudukurikira kuri MC Justin Family TV cyangwa se kuri Mark Justin Family TV, dusuhuza abadukurikiye, dusuhuza n'umwana muto bita Nziza Mark Justin Matador Silva udukurikiye, nawe dusuhuze abadukurikiye bari hano mu karere ka Muhanga mu Kivuka, dukurikira dusuhuza abadukurikiye bari i Kigali, dusuhuze n'abadukurikiye bari kubitwereka bari hano hakurya y'amazi magari. Imana ibahe umugisha. Turi kuririmba izi ndirimbo turi kwibuka urukundo rw'Imana, turi kwibuka imigisha Imana yagiye iduha. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uyu muririmbyi rero aravuga ngo numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga, ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Yesu niwe unyemeza ko mbuze imbaraga, reka aravuga ngo njye musenga iteka ntacyo nzamuburana. Aravuga ngo niba ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe, zigakiza n'umutima, nta wundi muntu wagukiza. Amafaranga ntabwo yagukiza, amasambu ntabwo yagukiza, amashuri ntiyagukiza utari kumwe na Kristo. Iyo ibyo ngibyo biba byagukiza ntabwo urupfu rwari kuba ruriho, ariko turashimira Kristo ko ari umukiza wacu. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Yesu niwe ufite imbaraga zose zakiza umuntu. Imana nihabwe icyubahiro. Twongere turebe indirimbo imwe twongeraho kugira ngo igitaramo cyacu cyangwa se umunsi w'amashimwe cyangwa se icyumweru cy'amashimwe kirusheho gukomeza kugenda neza. Imana ishimwe kandi tubasaba kugira ngo muze mukomeze mubane natwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Makumyabiri n'imwe mu ndirimbo z'agakiza iravuga ngo muze turebe imbere, iravuga ngo dutegereze igitondo, ariko hakurya hepfo hakavuga ngo twiringire Imana yacu ngo niyo izakora imirimo. Umwanditsi aravuga ngo izirukana Satani, izategeka isi yose, ariko aravuga ngo tuzanesha nidusaba kuko Imana ijya itwumvira. Dushyiremo ingoma. Haleluya, 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 haleluya.
guhabwa imbaraga nshyashya. Inshuti, reka kwiganyira. Ibibazo ari byinshi, intambara ari nyinshi, ariko reka kwiganyira. Haleluya. Umwami Yesu araguha imbaraga nshyashya. Wikwiganyira. Ashimwe kuko Yesu ari inshuti yacu. Yesu,
tugushimiye urukundo udukunda, nk'uko uyu mwanditsi w'indirimbo yavuze ngo ntiducogore gusenga kugeza igihe uzaza. Turagushimiye ko wandikishije cyangwa se ibyahumetswe nawe mwami uyu munsi wa none bikatugirira umumaro. Reka dusenge kugira ngo uyu munsi twongere twibuke ku mashimwe w'ibyo wadukoreye. Waraturinze mwami mu bihe bitandukanye kugira ngo uyu munsi waturinze mu gihe cy'inzara. Mana turagushimiye, haleluya. Waturinze ni ukuri mu gihe cy'imbeho, turagushimiye. Waturinze mu gihe cy'uburwayi, turagushimiye. Waturinze twabuze, ni ukuri Uwiteka ibidutunga uraturinda, turagushimiye. Turagushimiye mwami, tugushimiye urukundo rw'ibyo wadukoreye Mana. Tugushimiye ubuzima bwacu bwa buri munsi uhagararaho Mana. Tugushimiye uyu mwuka duhumeka Mana. Warakoze, uhabwa icyubahiro. Warakoze Kristo, aleluya. Dufatanyije n'ibizima n'abakuru kuguhimbaza, tugushimira, tuvuga iby'imbaraga wakoze Mana. Izina ryawe nirihimbazwe kandi izina ryawe nirishyirwe hejuru. Ukomeza kubana natwe no kutugirira neza, ariko umugisha ukomeze kutwomaho, imbabazi zawe zikomeze kutugaragaraho. Dusengera abantu bose badukurikiye, bahereza umugisha mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ijuru zibamanukire, umwuka wera w'Imana akomeze kubageraho Mana. Urakoze rero, turi imbere yawe. Uyu ni umwanya w'amashimwe, ni umwanya cyangwa se ni icyumweru cyangwa se ni umunsi w'amashimwe wo kongera tukibuka amashimwe ibyo wadukoreye Mana, tukamenya aho twavuye ariko dutekereza n'aho tuzaza, dutekereza n'imbere turi, tukagushimira aho bigeze uno munsi. Izina ryawe nirihimbazwe, haleluya, haleluya. Turi imbere yawe mwami, nta wundi turi imbere, ni wowe turi imbere. Ni ukwinginga, ni ukugira ngo Mana, ni ukuri natwe wumve amashimwe y'ibyo wadukoreye, natwe tuba twabyibutse mwami. Ongera utwibutse ku by'amashimwe yawe Mana. Urakoze Kristo rero, urakoze mwami w'abami, ukumisha ukomeze kutubaho mu izina rya Yesu, amen. Mana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Mwanditse aravuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Aravuga ngo twiringire Imana yacu ngo niyo izakora imirimo. Aravuga ngo izirukana Satani, izategeka isi yose. Aravuga ngo tuzahanesha nidusaba kuko Imana igitwumvira, haleluya, haleluya. Imana yacu igitwumvira, Imana yacu igikora imirimo n'ibitangaza. Imana yacu niyo buhungiro bwacu bwa kumanywa na nijoro. Imana yacu niyo iturinda mu gihe cy'izuba, niyo iturinda mu gihe cy'imvura, niyo iturinda bwije, niyo iturinda bukeye. Imana yacu nihimbazwe, Imana yacu nishyirwe hejuru. Iyo niyo mpamvu natwe turi imbere yawe mwami, turi imbere y'Imana, turi kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana iba yarakoze. Ariko igitero cya nyuma cya kane kiravuga ngo kandi abantu benshi cyane ntibazi inzira y'ijuru, baboheye mu maboko y'abahamya Satani. Ariko umwanditsi aravuga ngo noneho muze mwese cyangwa se twese tubashake, tubasangisha umukiza. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Turangije rero iyi saha yacu y'amashimwe, twinginga umuntu wese udukurikiye kugira ngo yongere yibuke imirimo y'Imana, yongere yibuke urukundo rw'Imana. Kandi turabingiye kugira ngo mukomeze muze mubane natwe kuri Mark Justin Family TV. Niba ukunze uyu munsi w'amashimwe cyangwa se icyumweru cy'amashimwe, ubashe kuba wagisharinga abandi iki cyumweru. Numva byakunejeje, washyiraho like, washyiraho comment hasi ukandika yuko utubwira ibindi cyangwa se indirimbo nawe mugufasha kugira ngo tuyiririmbe. Watubwira se kuba twazana umwigisha akigisha ijambo ry'Imana, n'abatambyi bagiye batandukanye, naho hose wagenda utubwira. Murakoze rero, turabashimiye. Ariko tubararikira indi saha ya kabiri nanone tugiye kumva indirimbo zigiye zitandukanye, tugiye kumva ijambo ry'Imana rigiye ritandukanye. Turabararikira kuba duhagarikiyeho hano gatoya cyangwa se dusubikiyeho hano gatoya, ariko mu kanya reka tubyite nka konseri. Hagiye kubera konseri hano kandi umwuka w'Imana n'abarimo. Ndabingiwe kugira ngo mu masaha makeya muri muri pause, mu masaha makeya, mu minota mikeya tuyibamenyesha kugira ngo muze mwongere kubana natwe. Imana niho umugisha. Reka turangize dushimira Imana. Imana turagushimiye kuko wabanye natwe, uhabwe icyubahiro. Aka kanya konyine twari turimo n'umwuka twahumekaga, turabigushimiye. Iyo ubishaka wari kuvuga ngo tube ihene bakadukoramo boroshete, ariko turagushimiye ko wakomeje kureka tukaba abantu. Muri kano kanya harimo abantu bavuye mu mubiri, ariko turagushimiye ko turi mu mwuka bazima.
wari kubishaka ko tuba inka tukagendesha amaguru ane nk'inka, ariko turagushimiye ko tukiri abantu bawe, izina ryawe nirihimbazwe. Rero dufite ibintu byinshi twagushimira, ushatse watugira ni ukuri tukaba ibiragi, ariko ibyo ntabwo wabikoze, turagushimiye. Ushatse wari kuduha imirizo, ariko ntabwo wayiduhaye, turagushimiye. Aleluya! Iyo ushaka wari kuduha amahembe, ariko kuko turi abantu, turi abo waremye turemeye imirimo myiza, ntabwo yaduhaye, turagushimiye. Aleluya! Turagushimiye, 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 turi mwiza, turagushimiye. Aleluya! Twibutse urukundo rwawe, twibutse imbabazi watugiriye, habwa icyubahiro. Urakoze mukiza mwiza, urakoze papa mwiza, urakoze n'ibihe bidashira. Ngaho ngo ukomeze kubana natwe, tukuragije undi mwanya tugiye kwinjiramo mu gihe kitari kirekire, ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen.